Shalom, Kristu Yezu akuzwe. Turi ku itariki ya 8 ukwezi kwa mbere 2021. Turahimbaza abatagatifu Gudura, Maximiliani, Patience, Luciani, Severini na Balduini. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Dukomeje igihe cya Noheri tuzirikana urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana mu bantu, urukundo rw'Imana kuri nge, urukundo rw'Imana kuri wowe. Isomo rya mbere turarisanga muri ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa 5, umurongo wa 5 kugeza ku 13. Nkoramutima zanjye, ninde utsinda isi atari uwemera ko Yezu ari umwana w'Imana? Uwo nyine niwe waje ku bw'amazi n'amaraso, aba Yezu Kristu. Yaje atari ku bw'amazi yonyine, ahubwo ku bw'amazi n'amaraso. Ni roho ubihamya, kuko uwo roho nyine ari ukuri. Ubwo rero hari ibintu bitatu byo kubihamya: roho, amazi n'amaraso, kandi uko ari bitatu birahuje. Twagiriwe ubuntu bugeretse ku bundi. Umwana w'Imana yaje mu buzima bwacu. Ku bw'abatisimu twuhagiwe ibyaha byacu, maze duhabwa roho mutagatifu. Turabihamya neza, twahindutse inshuti z'Imana. Imana yatanze ubuzima ibunyujije muri Kristu Yezu. Uwemera uwo mwana w'Imana aba yakiriwe muri we ubwo buhamya. Nawe utemera Imana aba yigize umubeshyi, kandi atemera bwa buhamya Imana yatanze ku mwana wayo. Yezu Kristu yaje kuduhishurira abo turi bo. Aduhishurira ibanga ry'uko twakunzwe n'Imana bihebuje. Dore ngo ubwo bugingo buri muri mwana. Ufite mwana afite ubugingo. Bavandimwe, utazashaka kwemera ntacyo azitwaza. Twese dufite uburenganzira bungana bwo kuba twakwemera Yezu Kristu, kandi akatubeshaho, akatuyobora, akaduha ibyo twifuza byose. Gusa kenshi ntabwo tubyumva. Rimwe na rimwe tubifata nk'amashyengo, ubundi tukabihinyura, ubundi Yezu Kristu tukumva ntacyo atubwiye. Nyamara Yohani yarabitubwiye ngo abamwakiriye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ubu uri umwana w'Imana, kandi nta kintu na kimwe cyabikwambura. Warwara ukaremba, indwara ntizabikwambura. Wakena ugatindahara, ubukene ntibuzabukwambura. Wagirirwa nabi, inabi y'abantu ntizabikwambura. Ibyo wacamo byose uri umwana w'Imana. Jya wishima rero, unezerwe, kuko Nyagasani yaguhaye ubugingo, kandi yabuguhaye ku buntu bwe.
Yohana ati nabandikiye ibyo byose kugira ngo mwebwe abemera umwana w'Imana mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Iyo ndebye ukuntu kuri iyi si twishimira ibintu biyoyoka, nyamara tukibagirwa ko twahawe ibidashira, ndavuga ngo Nyagasani duha ubwenge kugira ngo tumenye igikwiriye, dushishoze kandi duhitemo neza. Turazirikana kandi Zaburi 147. Siyoni, singiza Imana yawe. Nawe muvandimwe, singiza Imana kuko ufite impamvu nyinshi zo kuba wayishimira. Ntuzabure rero icyo ushima Imana kandi yaraguhaye ndetse ikaguha itanakubajije. Ivanjiri yo turayisanga muri Luka umutwe wa 5 umurongo wa 12 kugeza ku 16. Muri icyo gihe Yezu yari muri umwe mu mijyi, hatunguka umuntu wamazwe n'ibibembe. Abonye Yezu yikubita imbere ye, amwinginga ati, Nyagasani, ubishatse wankiza. Yezu arambura ikiganza amukoraho avuga ati, ndabishatse kira. Uyu munsi wa none hari abantu babaho batazi ko Yezu akiza. Hari n'abatinya gusenga bati buriya Yezu afite abayumva, njyewe ntiyanyumva. Hari abantu biheza bakiheza no kwa Yezu. Nyamara njya nkubwire ko Yezu afite inyota yo kugukiza. Yezu arakubwira ati ndashaka gukira, ndashaka kugira ubugingo, ndashaka kugira amahoro, ndashaka kugira umunezero, ndashaka kugira ibyishimo, ndashaka kuruhuka, ndashaka kubohoka, ndabishaka. Ahubwo ikibazo ni iki ngiki, ese wowe urashaka gukira? Umubembe rero abambere ati ndabishaka Nyagasani. Ako kanya ibibembe birakira. Nuko amubuza kugira uwo abibwira, agira ati, ahubwo agenda wiyereke umuherezabitambo kandi uture ibyo Musa yategetse abahumanuwe, maze bibabere icyemezo cy'uko wakize. Yezu ntashobora kugukiza ngo ukomeze kugenda wenyine, ngo ukomeze guceceka, ngo ukomeze kuba nyamwigendaho. Iyo Yezu agukirije, aba afite impamvu agukirije, aba ashaka no kugutuma kugira ngo ugende ubwira abatarabimenya, ubabwire inkuru nziza, kugira ngo ugende abantu nibakubona bakibuka ukuntu wari waratindahaye none ukaba warahagurutse, basingiza Imana. Yezu aradukiza kugira ngo abandi bemere. Muvandimwe, ukwiye kwibaza ngo ese ko Yezu yankijije, ni bangahe bemeye kubera ubutumwa bwanjye? Ni bangahe bambonye bagasingiza Imana? Ni bangahe bamenye ukwemera kwanjye bakanezerwa? Ni bangahe bakunze Imana kubera jyewe? Ikindi, Yezu adukiriza mu muryango we, muri kiliziya, mu itorero runaka. Abwira uyu mubembe ati jya kwiyereka umuherezabitambo. Hari igihe dusuzugura abayobozi bacu, aribo baherezabitambo b'uyu munsi, ukumva nk'umuntu aravuze ngo bariya bandusha ibyaha, bariya njyewe mbegera ntacyo bandusha, bariya njyewe mbasanga nzajya nisengera ndihagije. Nyamara ukibagirwa ko Nyagasani yabasize amavuta akabicaza mu mwanya wenda batari banakwiriye, kuko ni impuhwe z'Imana bose bagiriwe nk'uko natwe twazigiriwe. Ariko hari aho Imana yashyize umuntu runaka ngo akuyobore. Iyo umucamanza amaze kwambara ya myenda, yewe nubwo mwamuturanye uramuyoberwa. Iyo muganga muhuye yambaye itaburiya, afite ibyuma bye abitwaye rwose, asanze abarwayi, uva mu nzira. Rero nawe nubona umuherezabitambo w'uyu munsi, umuyobozi Imana yaguhaye mu idini runaka, jya umwumvira, umenye ko ahagaze mu mwanya w'Imana. Si uko ari intungane, si uko wenda afite icyo akurusha, ariko Imana yarahamushyize, uko niko yabyishakiye, kandi iby'Imana ishaka ntabwo iduha ibisobanuro, nta nubwo igomba kubiduha. Yezu rero yabwiye umubembe ati genda ujye kwiyereka umuherezabitambo.
genda uhamye mu muryango ibyo wagiriwe. Genda kandi wubahirize ibyategetswe na Musa byose. Iyo umuntu amaze kuba umukirisitu, hari ibyo yubahiriza atajyaga yitaho: inshingano zo mu nzu y'Imana, gutanga ituro, kubana neza n'abandi, gusaba imbabazi abo yahemukiye, gutanga imbabazi n'ibindi n'ibindi. Hari uko uzabaho bizagaragaza ko wahuye na Yezu Kristo, kuko ntushobora guhura na Yezu Kristo ngo ukomeze kubaho uko wari uriho. Barushaho rero kumuvuga cyane, bituma abantu benshi bashishikarira kumwumva. Ubwo ni Yezu bavugaga, no gukizwa indwara zabo. Uwo ariko akanyuzamo akajya hiherereye agasenga. Yezu yari azi neza ko ubutumwa bwe yabuhawe na Se. Yagombaga mbere yo gukora ubutumwa kumubaza, na nyuma yo gukora ubutumwa akamuha raporo y'uko byagenze. Twebwe ikibabaje, dukora ibyo Yezu atadutumye, hanyuma akenshi tumwibuka iyo bimaze gupfa. Ariko niyo twagize amahirwe yo gutumwa nawe, ntabwo tumuha raporo, twibagirwa uwadutumye. Dusaba rero Nyagasani azadukize ububembe bwacu, aze atwiyereke, kandi nadukiza natwe tugende duhamye hose uwo twahuye. Icyo nkwifuriza, uzahorana Imana, muhure mu buzima bwawe bwa buri munsi, muhure mu mateka yawe, muhure mu bigeragezo byawe, muhure mu gahinda kawe, muhure mu ndwara zawe, iza roho, iz'umubiri, izigaragara n'izitagaragara. Maze numara gukira utarakusingiza Imana, kandi n'abakubonye bayisingize. Nkwifurije amahoro, nkwifurije umugisha w'Imana, urakabaho. umugisha we utubeshaho, twebwe umuryango yiremeye, nimucyo turata izina rye. Ibisingizo byose nibihari imbere Nyagasani, kuko agira